muri tekinike turi kumwe na Johnson. Ni bisanzwe cyane ko tuba turi kumwe n'umutekinisiye wizewe kurusha abandi bose nk'uko bisanzwe, and yes, kuri uno munsi abahari. No kuri kiriya cyumweru uzongera ubundi mutekinisiye nawe wizewe bikaze cyane. Bivuze ko kuri TV1 umutekinisiye uhari we nawe abakaze tu. The Classic Memories nayo ibihari, hanyuma nawe ngushimira cyane ko ufata umwanya mu bindi bintu byose wakagombye kuwukora ukahita ngo TV1 ni umwanya wa TV1. Dutangiranye na announce ya Tamutamuriza. Impamvu dutangiranye nawe ni impamvu nyinshi zisobanutse, zimwe muri zo abantu benshi barabyumva cyangwa se kuri utari ubizi. Bishobora kuba wenda birashoboka nabyo ko wenda ubizi ariko wabyibagiwe. Mwibutse ko uyu munsi ni umunsi w'intwari. Iyo tuvuze umunsi w'intwari ubwo sinzi wowe kuri wowe icyo bita ubutwari, wenda uraza kutubwira kuri message, kuri SMS, kuri WhatsApp. Telefone ni iyo ngiyo 0788 595199. Kuri wowe ubutwari ni iki? Anonse Tamutamuriza wakakubwira ngo humura Rwanda nziza, humura byose ibyo ngibyo. Mbese indirimbo yumvise na nubwo ikibaye indirimbo yonyine itizamo n'utundi tuntu turi patriotic, kuvuga ngo ni kuvuga ko ari indirimbo ushobora kukwibutsa gukunda igihugu n'ibindi nk'ibyo, cyane cyane ko we ubwe ari umwe mu rugero rwiza rw'abantu byabayeho bitewe n'amateka wenda yagiye abaho. Wibuke ko ngo Anonse Tamutamuriza yavutse mwaka w'1954. Yavukiye Nyaruguru. Abazi Nyaruguru, niwe uri Nyaruguru nizere kumeze neza cyane. Ngo Anonse Tamutamuriza yavukiye aho ngaho ahantu aho ngaho Nyaruguru. Ariko ntabwo ari yabaye igihe cyose bitewe n'amateka yarahari, yaje no kuhava ajya i Burundi. Ariko nabwo yaje kuva i Burundi n'ubundi ajya muri Congo, ari naho yize no gucuranga gitari n'ibindi bikurikiranye na music, harimo n'amasomo yasanzwe harimo, ariko noneho na music. Mu gihe muri za 90 nako muri 90 neza we yafashe umwanya aravuga ngo noneho agiye gufatanya n'abandi kugira ngo babohore igihugu, cyangwa se noneho igihugu cyari gifite ibibazo twese tuzi. Biba impamvu, imwe mu mpamvu zatumye we afata umwanya aravuga ngo noneho jewe usibye no kuba ndi umukobwa ariko noneho ndumva afitemo n'ubutwari bwo kushobora kujya kubohora igihugu kugira ngo nanjye nsubire iwacu, ngi nago nabishobora. Wibuke ko yari yabaye Burundi, yabaye Congo, biba ngombwa ko agaruka mu Rwanda. Mu Rwanda yagarutse umusirikare, mukuru w'umusirikare. Ntabwo byarangiriye aho ngaho muri icyo aho muri abo basirikare. Wibuke ko akazi akariko kose niyo mpamvu nkubwira ngo music aho waba uri hariho hose, music bigusa uri uhure nayo. Waba uri mu rusengero urahura nayo, waba uri mu kabari urahura nayo, waba uri mu bukwe still music irahari aho ngaho, waba uri mu kiriyo still music naho irahari. Aha nubwo urimo guhinga ushobora guhinga urimo kumva music. Byose nubwo uri mu rugo, nubwo waba wananiranywe n'umugore ushobora kumva indirimbo tu, cyangwa se ukumva n'indirimbo ugahita kubwira ngo indirimbo sasa rero ikabunga mukongera mugasubirana fresh. Iyo ngiyo ni ibintu tuzi cyane. So Anonse Tamutamuriza we yafashe umwanya, ntabwo ari ukuririmba gusa ahubwo bituma agira uburyo afata umwanya wo gutera courage cyangwa se morale mu basirikare kugira ngo n'urwo rugamba bashobore kurukora. Ariko bumva nanone harimo ibyishimo bitaza kuba akazi gusa. And yes, mu Cyongereza nibwo bavuga neza ngo all work and no play made Jack a dull boy. Bivuze ko akazi konyine katarimo n'akantu kamwe ka morale cyangwa se udukino turanga shobora gutuma umuntu amera nkaho ajunjamye. So Anonse Tamutamuriza naho ngaho yatangiriye. Nibyo ngibyo wenda nubwo turi butinde kuri Anonse Tamutamuriza, ahubwo kuri wowe uzi amateka menshi cyangwa se kuri wowe utayaza, ahubwo byaba byiza wegereye abakuru kuri wowe kugira ngo bagufashe no mateka nayo uyashyire hafi yawe. Ujye wibuka ngo kuyari iki bavuga ngo umunsi w'intwari. Intwari zitandukanye ziri mu byiciro bitandukanye, ibyo ngibyo urabizi, ni ibintu usanzwe uzi. Ibyo ngibyo niba utari unabizi nabwo uraza kubimenya. Icyo usabwa gusa no kwigumira hano muri The Classic Memories kuri TV1. Ni umunsi w'intwari. Iyo tuvuze umunsi w'intwari ubwo ngubwo ntabwo dushobora gufata gusa tuvuge mu Rwanda, yego ni ibintu biri mu Rwanda, ariko noneho
ni muri rusange turaza kurebera hamwe abandi bantu bakoze ibikorwa by'intwari, nabwo ari indirimbo z'intwari gusa cyangwa se ziri patriotic gusa uri bwumve, kubera ko no muri ibyo bihe nubwo hari wenda ibyo bikorwa byo kubohora igihugu, ubwitange ku gihugu n'ibindi nk'ibyo, hari abandi wenda batari bari muri icyo gisirikare, wenda bari ahandi. Kimwe nuko no muri icyo gisirikare mu gihe abantu bari barimo cyangwa se mu bindi bikorwa nkabyo, ntabwo bibujije ko hari n'izindi ndirimbo zari zihari kandi nabwo zatumaga abantu bumva bafite courage, bafite morale zigiye zitandukanye mu kazi gatandukanye, ubucuruzi, ubuhinzi, abanyeshuri, ubworozi, akazi kose muri rusange kagiye gatandukanye. So muri izo ngizo nazo ni zimwe mu ndirimbo uri buze kumva hano, cyane cyane ko tuvuze ngo tugiye kugaruka muri Afurika muri za 60. Reka dufate duhere muri za 60 aho ngaho tugarukiye kugeza ubu muri za 2026 tugezemo, ariko noneho duhereye ubwigenge bwagiye butangira mu bihugu byinshi byo muri Afurika, ntango muri za 60 hari iyo music, bitavuze ko izo music zari zigamije gushishikariza abantu kurwanira igihugu cyangwa se gufata iya mbere ngo babohore igihugu cyabo, ahubwo izo ndirimbo nazo zari zihari muri ibyo bihe, ariko ntizibabuze no gukomeza n'ubundi buzima. Well, ni the classic memories nk'uko nayikubwiye, tutiriwe tujya mu bindi bihugu tuwangirije hano iwacu mu Rwanda, ni naho tuwangirije kuri iyo ndirimbo Humura Rwanda nandakiza nonse yatamutamuriza. Nabwo rero tubuze no kwirebera zimwe mu zindi ndirimbo cyangwa se izindi ndirimbo zijyanye n'ibihe by'intwari cyangwa se umunsi w'intwari, nanakwifuriza wowe wabigizemo uruhare, cyane cyane wenda dufate inzego z'umutekano aho waba uri ahariho hose, kabone nubwo waba ukiri muto ari gukijya muri izo nzego, at least uri muri izo nzego, hanyuma wenda urimo gufata aho abandi bagejeje, we ukomereza aho ngaho. Noneho natwe twebwe ba civilian twebwe tuba twikarakasha gusa hano, natwe dufite uruhare rwacu rwo gutuma ibyo ngibyo batugezaho nabyo tubibungabunga bigumeho kandi binagumeho neza cyane. Icyo abantu bagiye baharanira, bamwe bagiye bamena amaraso yabo, abandi batanga umwanya wabo, abandi batanga amafaranga yabo, abandi batanga ubwenge bwabo, ibyo ngibyo nabyo tubihe agaciro. Byonyine nabyo kuba ushobora gufata umwanya, bimwe mu bintu ubona ko atari byiza ukabikura ku bubi bwabyo ukabijyana ku bwiza, nabyo ibyo ngibyo nabyo ni bumwe mu buryo bw'ubutwari. Kuri wowe sinzi ngo ubona ubutwari ari iki, maybe biterwa n'ibyo ari byo. Wenda twebwe urubyiruko cyangwa se urubyiruko je sindi muri abo ngabo urubyiruko je nararenze ku myaka 50 yanjye senkani, ushobora kubihakana but all good, urabihakana ni ahandi tu, aho gushatse wagira ubutwari bwo kwemera ko ibyo mba nkubwira atari ukubeshya. So n'ibyo ngibyo hari abafata ubutwari mu buryo butandukanye, ariko kuri uno munsi turareba ubutwari cyangwa se intwari z'igihugu. But again, ibyo ntabwo biri tubuze ko nubwo ibyo byose byagiye bibaho, ambiance n'ubundi yarakomezaga cyangwa se yarakomeje muri ibyo bihe byose. Wajya muri South Africa byari bihari, wajya muri Mozambique nabwo izo ambiance zari zihari kandi nabwo bashakaga kwibohora kandi baranibohoye birakunda. Ugiye muri za Uganda, Kenya, Tanzania, hose aho ngaho, ugiye muri za Congo, nakubwiye ko ugiye kureba muri iyo myaka ubwo wasanga ibihugu byinshi cyane byo muri Afurika, actually muri za 60 kuzamura ngo nugusanga ibihugu hafi ya byose byo muri Afurika byashoboye kwikura mu bukoloni cyangwa se no kwibohora mu bundi buryo, ukuyemo Ethiopia itarigeze igira ubukoloni. Ni iki igihugu kindi kuri wize history birakorohera cyane. Telefone ni iyo ngiyo 0788 595199. Hagatangaho reka none nongere mbonereho umwanya wo kukwifuriza icyumweru cyiza, nanakwifuriza actually brand new week, icyumweru gishasha kiri imbere. Uno munsi ni Sunday, icyumweru gishasha kiri imbere nacyo nizere ko kizakugendekera nkuko nawe wumva ushaka ko kigenda, kikugendekere fresh. Icyumweru gishize hano nandi kumwe n'aba DJ babiri, Nicholas Pex, Kader Rafkats, nizere ko nawe waryohewe. Uno munsi nabwo nta tandukaniro, nabwo n'ubundi uraza kuryoherwa n'ikiganiro story after story, imwe nyuma y'iyindi, kuva kuri ano masaha twatangiriye saa 6 kugeza ku isaha ya saa 8. Icyo wose abwa ni ukwigumira aho ngaho ukabwira inshuti zawe, kubwira inshuti zawe n'izindi inshuti zawe ko the classic memories iyo ihari. Nkuko nayikubwiye ndi kumwe na Johnson ku buhanga bw'ibyuma, bivuze ko buri kimwe cyose kigiye kugenda nkuko cyateganyijwe, buri kimwe cyose kiragenda fresh. Ubu
dukomereze ku yindi ngoma ngaha ya Munyanshoza Dieudonné nuwavuba nizavuga izo ngizo, but again ntabwo twajya kuririmba ibintu by'igihe kitari gihari kandi turi ku munsi w'intwari, niba izo ndirimbo zihari gusa wibuke ko twatangiriye ko anonsi yatamutse turaza no gukomeza imbere iyo ngiyo tujye mu zindi njyana imwe nyuma y'indi tugenda tubareba nabo gato gake pole gutyo icyo nzi cyo saa 8 ziraza kugera hari kamwe mu kantu wungutse, nanjye hari ikintu nungutse, hari bimwe mu bintu utaruzi umenye, nanjye hari ibyo ntazi menye, cyane ko nayikubwiye. Namba iraho ngaho Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, hose aho ngaho ni Adams on Air 250 urimo kukabona karimo gucaho hari. Impamvu nari nkubwiye YouTube ni ukubera ko nungu ushatse bimwe mu biganiro byinshi cyane wagiye ubona kuri TV1 ushobora kubisangaho aho ngaho kuri Adams on Air 250, wegenda ubirebe kimwe nyuma y'ikindi, birahari kimwe nyuma y'ikindi, yego nago birebwa cyane but it's all good. Gusa nekereza ko ukunda amateka ugiyeyo wabisangayo bya biganiro, wenda gushora kuba uvuga ngo byahise ukaba utarabibonye, ikitarimo ni music kubera impamvu zitandukanye cyane kuri copyright, ntabwo umuntu yemerewe gukoresha indirimbo zitarize mu bijyanye na YouTube. So ibiganiro byo birimo indirimbo zo umuntu yazisanga ku ruhande cyangwa se ukazajya uzumva no mu bindi biganiro yaba ari kuri radio, cyane ko buri munsi kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu saa 12 za nimugoroba kugeza saa 2 ango twakongera tugahura muri The Evening Rush, ni ikiganiro cyo kuri televiziyo and kuri radio 91 n'igice kimwe, ikiganiro cyitwa The Evening Rush. Iki cyo ni The Classic Memories. Johnson, reka tujyane gatoya na Munyanshoza Dieudonné n'abandi barazi bagiye bakora indirimbo zijyanye ni liberation, utuntu ngutwo kamwe nyuma kandi liberation hari gushaka ubutwari no munsi w'ubutwari. Liberation ni ikindi gihe bizabiza, ariko indirimbo ubutwari na liberation hari ahantu bijya guhurira. So izo ndirimbo ushobora kugenda uzumva imwe nyuma y'indi hano muri The Classic Memories. Karibu sana nanone muri The Classic Memories, twizihize intwari, ingenzi, imena, imanzi. Abo ngabo ni abantu batoroshe aho ngaho kugira ngo ugere ku butwari bugeze kuri urwo rwego, urumva ko atari ibintu byoroshe. Munyanshoza Dieudonné nayo ngo twizihize intwari. Already urabyumva ko ni bamwe mu bantu ku mpamvu imwe cyangwa iyindi ari abantu ugomba kwibuka. Actually nekereza ko no mu mashuri birimo abantu babiga abo ngawe, and that is intwari, imena, imanzi, bamwe mu bantu cyangwa se abantu bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa nk'abo ngaho. Respect to them. Hanyuma ikindi twakongera ni may the souls rest in peace. Hanyuma ikindi twakora ni ukubigiraho kugira ngo ubwo butwari nabo bwabaranze natwe buzaturange muri ubwo buryo, cyangwa se dushobore no kubirenzaho. Nubwo wenda kubirenzaho ari kimwe mu bintu bigoye, ariko noneho buri wese mu kikora icyo ukora wegikorane ubutwari. Niba uri umunyamakuru ubikore neza, niba uri umutekano bikore fresh, niba uri umwarimu bikorane ubutwari, buri kimwe cyose wegikorane ubutwari, niba ari ubucuruzi whatever wowe bikore neza. Gusa aho ngaho nicyo kintu nawe usigaje gukora. Ibindi byarakozwe, nagushobora kongeraho kuvuga ngo ugiye kongera kubohora, nta kintu kikiboshe gihari. Ubusaza rero ibyabohowe noneho ukomereza kuri ibyo ngibyo. You see, niba hari ikintu kikiboshe kuri wowe, then it's all good kuri wowe, ariko gusa ubutwari nyine tugomba kubukoresha, kandi ni umunsi wo kubibuka abo ngabo bakoresheje ubutwari cyangwa se bo bagize ubutwari kugira ngo tube tumeze neza, twicaye nka gutyo urimo kwiyumvira The Classic Memories umeze neza. Tugiye kujya mu bintu by'ubutwari nuko nabikubwiye, cyangwa se tuzengurutse ubutwari ubundi bajyaga kubukora bagamije iki. Ahanini kwabaga ari ukubohora igihugu, ahanini byabaga ari ukuzana impinduramatwara cyangwa se guhindura imibereho n'ibindi byinshi cyane. Ibyo ntabwo byakozwe n'Abanyafurika gusa. Nayikubwiye ko turi buze kuzenguruka tujye no mu bindi bihugu abantu bagiye babikora, kandi bakabikora wenda bamwe bakoresheje imbunda, abandi bakoresheje indirimbo zabo, n'abandi bakoresheje ubundi buryo bugiye butandukanye. Tugaruke gatoya ku mugabo, ku musaza. Buri wese aramuzi, abantu benshi baramuzi, ku batamuzi nyine ubwo ngubwo hari igihe kizagera bakamumenya. Uwo ngo ndiho kubwira ni Robert Nesta Marley.
Robert Nesta Marley we yavutse mu mwaka w'1945. Robert Nesta Marley, wenda nivuga Robert Nesta Marley ushobora kutaza kumwumva neza kurusha mvuze Bob Marley. Bob Marley we yavutse mu mwaka w'1945. mu kuvuka kwe cyangwa se mu kubaho kwe, reka tufate mu kubaho kwe, we yumvaga Afrika ariho hantu heza kurusha ahandi. Ubuke ko yavukiye Jamaica ahantu yitwa Trenchtown. We yumvaga ko Afrika ariho hantu abantu bakagombye kuba, we nawe ubwe yumvaga ko bibaye byiza yaba yakagombye kuba ari umunyafrika, yarabaye muri Afrika. Ibyo byerekana impamvu yagiye akora indirimbo zijyanye no kurwanya abakoloni, zijyanye no kurwanya irondaruhu, irondabwoko n'ibindi nk'ibyo ngibyo byinshi cyane byagiye birangwa mu ndirimbo za Bob Marley, kugeza naho afashe umwanya agakora album yose yuzuye ijyanye no kuvuga gusa ngo wundi nimutangira ibingi byo gutatana bizabagora, mbese ubukoloni buzakomeza. Ayita Africa Unite. Ndatekereza buri wese yayizi iyo ngiyo, ku bantu bakunda reggae. Well, turi mu kuba papa nari nibagiye ko abapeti ibyo ngibyo batabyumva, ibyo ngibyo wenda bashobora kuba batabizi. Ariko Bob Marley we yakoze album ayita Africa Unite, indirimbo nyinshi cyane yagiye akora. Na mbere ataratangira gukora wenyine, ko uruke ko yatangiye hari group yakoze ayikora bayita Wailers, yayikoranye na Peter Tosh nande wundi niwo mwibuka. If yes, sawa. Nago uno munsi ndaguha umwanya nawe wishakishirize ko nago sawa. Ariko ngo wenda namukubwira Bunny Wailer na Peter Tosh. Ariko bibaye byiza twaje tugenda tuganira noneho nawe ugira umwanya wo gushakisha ibindi, kubera ko kubiguhereza byose nawe byazagutera ubunebwe. Nonse ubwo ngubwo nawe wazashakisha amakuru ya nyayo ryari. Tugabanye ubunebwe. Bimwe mu bintu bisaba gusoma, ibindi bisaba kumva umuntu wabisomye, ibindi noneho hari noneho amateka menshi cyane atanditse nta n'undi muntu wayakubwira ibyanyabyo keretse umuntu wari uyarimo. Ahangaha niho usanga noneho abantu bakuru ugomba kubona umuntu mukuru uko yaba ameze kose, hari ikintu kimwe gutya cyangwa bibiri abakurusha kandi utazigera usanga ahandi keretse wari wowe bibajije. Abantu bakuru rero respect, kandi ukomeze ngo baye abantu bakuru abazi utuntu buriya tu ari amateka cyane. Noneho tugiye nko muri Afrika hano, nushaka tuzi hano mu Rwanda hari ibintu byinshi cyane utashobora gupfa kubona ahandi hantu, kubera ko icyambere kugira ngo bibe bibikitse byari ibintu bigoye cyane. Na internet yari ihari, ubyibuka ibyo ngibyo. Noneho ibindi wenda byari byanditse cyangwa se byari mu mpapuro byanditse, abenshi muri twe dutinya gusoma. Tureke n'ibyo ngibyo, tugiye mu mateka y'u Rwanda utaza kugira ngo nta bintu byagiye byangirika. Wenda dufate nko muri 1994 jenoside ikorerwa abatutsi, icyo gihe na bimwe mu bintu byari bihari nabyo nabwo wenda niba byari binanditse ku bantu bakunda gusoma, nabyo byarasibanganye. Bivuze ko amateka menshi muri twebwe nk'ano mu Rwanda bitandukanye no mu bindi bihugu. Ahandi wenda bafite n'ahantu bashobora kujya kuri iyo library bagasanga ibyo bintu byanditse, ibinyamakuru bihari. Ariko twebwe bidusaba akenshi, mbona abantu bikundira amabwire kurusha ukuntu bakunda kwikura ku muntu wanyawe wari uhari, umuntu ushobora kubikwibwirira. So ibyo ngibyo tutabitinzeho, niyo mpamvu ndimo kubwira ko bibaye byiza bimwe mu bintu byoroheje cyane cyane ko internet irahari. Ibyo nabyo ni bimwe mu bikorwa remezo byagiye byubakwa noneho bitangiriye kuri bwa butwari twavugaga guhera muri za 1990 na mbere yaho kugeza tugeze ubu ngubu ko tumeze gutya, ufite umutekano, ufite buri kimwe, ufite internet hafi yawe, icyo wumva ushaka ushobora kugikora. Rero amateka amwe muri aya ngaya cyo turimo kuganiraho hano, bibaye byiza amwe wajya wenda ukayishakira, andi nta kibazo natwe turabihari turabigukorera. Bibaye na byiza cyane wajya wiyumvira The Classic Memories. Ushaka story imwe nyuma yindi, naguhaye number iri kuri WhatsApp, iri kuri SMS isanzwe. Guhamagara bwo wenda ntabwo bari sawa tu, ariko SMS WhatsApp bwo biratworohera. Kwa turi kuri Bob Marley nyuma ya Peter Tosh, Bunny Wailer bo bafashe umwanya bakoze group, reka tuyite band cyangwa se group, bayita Bob Marley and the Wailers.
ariko nyuma y'aho ngaho ntabwo byabujije ko Bob Marley yikomereza gukora indirimbo no ku giti cye, yakora ama-album agiye atandukanye, akora n'indirimbo zakunzwe cyane. Mu by'umwihariko dufashe nka One Love, ni imwe mu ndirimbo za Bob Marley yashishikariza abantu kuba bari kumwe, bafatanya mu mirimo itandukanye, bafatanya bagira urukundo, peace and love. Ngo turabibona amadread wenda n'ibintu tuzagarukaho ikindi gihe, gusa n'ubona umuntu ufite dread ntungire ngo kuba zifite ibyo ngibyo bivuze ko ari umurasta, ahubwo ushobora gusanga ariyo Babyloni ya mbere, gusa kuba afite dread akaba ari Babyloni kibereye aho ngaho tu. Utazangira ngo utazafata dread uzitiranye no kuba umurasta. Nta hantu bihuriye. Uburasta na dread ni ibintu, ni sansenek, ni ibintu bibiri bitandukanye. Nushaka kubyemera neza, ari indirimbo ya Morgan Heritage warakubwira you don't have dread to be a rasta, nagusabwa kuba ufite dread kugira ngo ube umurasta. So dusubire gatoya Africa Unite, iyo ni album yuzuye yose iri indirimbo gusa zo gushishikariza abantu bari bahari kuri icyo gihe, yaba ari abayobozi, yaba ari abayoborwa, yaba ari abandi bantu bose bari mu nzego zitandukanye, basabwa gushyira hamwe unite kugira ngo Afrika igire imbaraga, yikure mu bukoloni, yikure mu kuronda ubwoko, kuronda uruhu n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibyo ni kimwe mu bintu mwereka urukundo rwa Bob Marley ku bijyanye no gukunda Afrika. Ubwo kandi Afrika iri mu bibazo, none kugira ngo bivemo nawe yabigizemo uruhare, ndavuga wenda mu nyigisho ze, mu ndirimbo ze. Ni urukundo yagize ku buryo ni nawe muntu wenyine watumiwe muri independence ya Zimbabwe mu mwaka wa 1980. Mu gutumirwa ngo ajye kuririmba muri ibyo mu gitaramo cya independence, ikintu gisekeje ntabwo yigize yishyuza, ahubwo we na bandi yishyuye buri kimwe cyose. Yari yishyuriye tike y'indege, yishyurira n'abaririmbyi bandi n'abacuranzi be bose bajya muri Zimbabwe, abishyurira kuba muri Zimbabwe iyo minsi yose, anabishyurira kongera gusubira muri Jamaica. Habe n'igiceri na kimwe yakuye muri Zimbabwe ngo kubera iyo independence cyangwa se kwizihiza ubwigenge, ahubwo we yumvaga yishimiye gusa ko kimwe mu cyangwa se ikindi gihugu cyo muri Afrika nacyo kibonye ubwigenge. Bob Marley mwese ko yakunze mu bihugu yabaye cyane muri Afrika, yabaye muri Ethiopia ariko yanabaye no muri Kenya. Niba utari ubizi ibyo ngibyo nabyo nizere ko kuri no saha nabwo ako kantu gasigaranye ko yabaye muri Ethiopia, yakundaga Ethiopia, akakunda no kujya muri Kenya. Wasanga ari nayo mpamvu ugiye no muri Kenya na n'ubu ngubu reggae muri Kenya ntabwo ari akantu koroheje kimwe no kugiye muri Ethiopia. Ikindi gihugu gikunda reggae cyane muri Afrika ni Ghana. Ibyo nabyo nizeye ko nabyo bibitsemo. Hari Kenya, hari na Ethiopia, hakazamo Ghana. Kenya ubwayo tugiye mu mateka ya reggae na Kenya na reggae uraza gusangamo na Burning Spear. Uraza kubasangamo Burning Spear nawe yabaye muri numwe mu bantu bahawe ibihembo na Jomo Kenyatta, wahoze president wa mbere wa Repubulika yo muri Kenya. Jomo Kenyatta we yamuhaye n'igihembo ngo Burning Spear. So Burning Spear cyo turimo kuganiraho kuri uno munsi, narimo kubwira kuri Bob Marley. Umwe mu bantu nakubwiye ko yaririmbye indirimbo zigiye zitandukanye kandi inyinshi zijyanye gusa no guhuza abantu, yaba ari urukundo, yaba ari uguharanira ubwigenge, yaba ari uguharanira imibereho myiza. Ibyo nabwo akaba yarabikoraga muri Jamaica, ariko noneho akabikora agambiye cyangwa se imigambi yari kugira ngo Afrika nayo iryohe cyane cyane ko ariko yabyumvaga. Nakubwiye ko afite indirimbo zakunzwe cyane. Hari album ye yitwa Legend. Kuva abantu bakora reggae, wibuke ko yatabarutse muri 81. Ubu turi muri 2026. Ku bantu bazi imibare ya fasta aho ngo harimo imyaka ndatekereza 46 hafi 46 iranarengaho gatekereza ari iyo ngiyo atari 44 ni 45 actually 44 aho ngaho. Kugeza ubu ngubu na yindi album iragurwa cyangwa se irakundwa kurusha album yitwa Legend muri reggae, ariko hapana mu zindi njyana, muri reggae, and that is album ya Bob Marley. Tuve kuri iyo ngiyo, BBC ni igitangazamakuru kizwi ku rwego rw'isi. Icyo gitangazamakuru cyafashe indirimbo yitwa One Love, kivuga ko ari iyo ndirimbo y'ikinyejana.
so kiriya kinyejana cyarangiye cyose indirimbo y'icyo kinyejana yari One Love, nta kundi ni gutyo babibonye kandi na gutyo byari bimeze kuri bo. Sinzi wowe ngo wibona gute, ariko niba warakundaga reggae cyangwa se whatever, iyo ngiyo niyo ndirimbo yakunzwe kurusha izindi, cyangwa se niyo ndirimbo bafashe ko ari indirimbo y'ikinyejana. Actually ni n'ibintu byaje gutuma na UNESCO iza gufata reggae ikayishyira mu ndirimbo ndangamurage. Reggae buriya reggae ubwayo nka genre cyangwa se ubwoko bw'indirimbo, iyo ibarizwa mu ndirimbo ndangakamere, mu muco ndangakamere, ibyo ndangamurage, iyo ngiyo ni reggae. Hano mu Rwanda dufite imbyino z'u Rwanda, Gishakamba, Ikinyemera, biki byose, imishaya yayo nabyo birimo, ariko byo byagiyemo ejo bundi muri 2024. Niba utari ubizi ubwo nabyo urabimenye ibyo ngibyo. Ziriya zindi ngo numva za urukerereza n'ibiki, ibintu bazakora bishobora kubarizwa muri UNESCO. Abandi bintu bakora gutegereza mpaka burundu. Niba R&B itarajyamo, hip hop ikaba itarajyamo, ubwo rero twatundi twita ibishishwa niba bizajyamo ryari, mu gihe hip hop itarajyamo, rock itarajyamo, dancehall itarajyamo, ubwo no gutegereza mpaka burundu. Ariko ndatekereza ari gutyo. So hano hari indirimbo nakubwiye ngo Bob Marley mu ndirimbo zijyanye na redemption, cyangwa se zijyanye no kwibohora, zijyanye n'ubutwari, zijyanye no guharanira ubumwe n'ubwiyunge, ziharanira gukuraho irondabwoko. Bob Marley we yari ahari muri The Classic Memories kuri uno munsi, cyane cyane ko turimo kurebera hamwe intwari. Ubwo ngubwo muri ubwo buryo nawe ni umwe mu bantu baharaniye ko Afurika igira ubutwari nk'ubwo ngubwo. Wenda naguwe twamushyira mu ntwari, but okay, mu bantu bamwe bashobora kumwita intwari cyangwa ibiki, ibyo ngibyo biterwa n'umuntu ukuntu we abyumva. But again, we yagiye aba umwe mu bantu bashyigikira ko ubwo atuma abantu bagira inspiration, cyangwa se bagira ubwo bushake bwo kugira ngo babohora ibihugu, cyangwa se na Afurika muri rusange ive mu bukoroni n'ibindi. Ari nacyo kimwe mu bintu byatumye n'intwari dufite yaba mu gihugu cyangwa se n'ahandi nazo bigenda gute tuzibona gutyo. Johnson, reka twijyanire na Bob Marley. Yo mu ndirimbo actually iyi ngiyi ni imwe mu ndirimbo yakunzwe cyane, ariko mu gukundwa kwayo yari ifite izo message zijyanye n'ubutwari. Ni The Classic Memories. Sina makosa, inje ushobora kwibaza ngo ni indirimbo yande. Sina makosa ntabwo ari ya Simba Wanyika, ahubwo ni ya Les Wanyika. Les Wanyika ni group yaje kuva muri Simba Wanyika muri Tanzania ubwo ngubwo. Ariko ahantu bihuriye n'umunsi w'intwari cyangwa ibyo twaturimo kuganira nuko iyi ngiyi Kenya, Uganda, Tanzania, Congo, Burundi na hano mu Rwanda ni imwe mu ndirimbo isa ni nkaho yahuje abantu, cyane cyane ko aho wajya hose iyi ndirimbo ya Simba Wanyika cyangwa se ya Les Wanyika yitwa Sina Makosa ni indirimbo ihuza abantu, ni nkaho yaje kugera aho ngaho ifata akarere iragahuza, cyane cyane ko ni indirimbo aho wajya hose muri ibyo bihugu iyo ndirimbo uzayisangayo, and that is Sina Makosa. Mbere y'aho ngaho gatoya Les Wanyika wana ko turi batinde kuko twigeze kubaganiraho hano muri The Classic Memories, mubwira uburyo bagiye kuba muri Tanzania, ukuntu batandukanye na Simba Wanyika, ukuntu bagiye kuba Les Wanyika. Les Wanyika akaba ari nayo iza kumenyekana cyane ivuye muri iyo group yatangiye ari Simba Wanyika, ariko iza gutandukana hazamo iyo Les Wanyika. Les Wanyika ni nayo yaje kumenyekana, harimo niyo ndirimbo yatumye imenyekana cyane, hakazamo n'indi nka Afro, hakazamo n'indi yitwa Nimaru, hakazamo n'indi yitwa Pamela. Zose izo ngizo muri The Classic Memories ziba zihari, wazishaka nanone kuri radio nabwo kuri Radio 1 nazo ushobora kuzisangamo zose izo ngizo. Angwa ni muri actually ingini muri za 78 iyo ndirimbo nibwo yakozwe hafi umwaka umwe neza umwaka umwe mbere ya Africa Unite ya Bob Marley yakozwe 79. Iyi ngiyo ni 78 ingi Sina Makosa, indirimbo yaje guhuza akarere turimo ka East Africa kangaka. Mbere yaho gatoya hari Lucky Philip Dube, nyakwigendera Philip Dube. Lucky Dube
we ajya gutanga hari indirimbo ugeze kumva yitwa Together as One, iyo ngiyo niyo mu mwaka w'1988. aho ngaho ajya kuririmba yaririmbaga n'ubundi ku bijyanye no guhuza abantu, Together as One. kimwe mu bintu ushobora nkuko urimo kumva The Classic Memories, aho waba uri ariho hose ku rwego rw'isi, aho ushobora kuba urimo kubona TV1, cyane cyane ko kuri TV1 Prime, aho waba uri ku rwego rw'isi ushobora kubona ikiganiro The Classic Memories, atari na The Classic Memories yonyine, ibiganiro byose bica kuri TV1 ushobora kubibona kuri application that is TV1 Prime. So Together as One, aho waba uherereye ahari hose ku rwego rw'isi. Uno munsi ushobora kuba uri muri Amerika, ushobora kuba uri muri Europe, ushobora kuba uri muri Asia, ushobora kuba uri muri Afrika ariko batari hano mu Rwanda, n'ahandi ku rwego rw'isi. Let's keep it together as one. Twigumire turi bamwe, duhuze, dukorere hamwe, nyine dushire ibyacu hamwe kugira ngo twunge ubumwe, byose tubikore mu buryo butworoheye kandi noneho bituma tugira iterambere ritworohera. Wibuke ko ushaka kwihuta ugenda wenyine, ushaka kugera kure ujyana n'abandi, ni gutyo bimeze. So Together as One, iyo ndirimbo twafata ko nayo ari imwe mu ndirimbo zatumye no muri South Africa cyangwa se muri Afrika y'Epfo nabo baza kugera aho ngaho bakigobotora kwa kundi ko birabura bakandamizwaga n'abazungu. Aha ngaho warakubwira yaba ari wowe umuzungu, yaba ari wowe umwirabura, waba ukomoka mu buhe bwoko, waba ukomoka mu kahe gake, waba ukomoka mu biki byose, ibyo ari byo byose, ibyo ngibyo ni ubusa. Let's be together as one. Reka tube bamwe ubundi twibanire neza. Ngo nibyo byanaje no kurangira na Nelson Mandela avuye muri gereza abana president. Ubungu ntekereza South Africa itakimeze nkuko yari imeze mbere ya 90. Abantu bajyayo bo barabizi, nubwo wenda ni South Africa, abantu bajyayo ibyo bimwe murabizi, ariko nubwo byawe hari uko bimeze, nubwo byari bimeze nkuko byari bimeze mbere iyo ngiyo. Sawa. Redemption Song, iyo ni imwe mu ndirimbo za Bob Marley, nawe yajeho imbere gato ya Lucky Dube. Redemption Song, aho indirimbo ya Bob Marley we akubwira ngo tushakishe uburyo twebwe actually imeze nkaho iri acoustic cyane, harimo gitari nyinshi, usibye ko atari nacyo wenda turimo kureba ku uburyo icurangitse, ahubwo turimo kureba amagambo arimo, aho we arimo gushishikariza abantu kwishira hamwe, kwiyunga kugira ngo dushobore kwigobotora ibijyanye n'izindi ngoyi zose nk'izo ngizo zo gutandukanya abantu, bijyanye n'amoko, bijyanye n'uturere, bijyanye n'amasura, bijyanye nuko wengura umuzungu wori umwirabura. Ubu ngo ni Robert Nesta Marley, igihe gitoya cyane mbere yuko atabaruka. Nigeze kwikubwira ko ango hariyo yita Africa Unite ngiye kozwe muri 79, hakazamo ko muri 80 we yagiye gukora igitaramo agikorera muri Zimbabwe. Nayikubwiye ko muri Zimbabwe yagiye gukora igitaramo cya Independence, anagikora for free, ntabwo yigeze yishyuza. Ibyo ngibyo nayikubwiye. Mwaka wa 1981 Bob Marley aratabaruka. So mu gutabaruka kwe utekere wibuke ko iyo umuntu agiye gutabaruka kenshi bivugwa ko ariko hari ijambo yasize avuze, hari ijambo yasize abwiye abantu. We yaravuze, yasize abwiye Ziggy Marley, no umuhungu we, nawe uramuzi cyangwa se uraza no kumubona mu ndirimbo zimwe yagiye asubirayo zase asubiramo za papa we Bob Marley. We yasize amubwiye, yaramubwira ngo money cannot buy life, amafaranga ntabwo ashobora kugura ubuzima. Ahita yatabaruka. Ni nayo magambo ya nyuma yasize abwiye Ziggy Marley, ni nayo magambo yasize amubwiye, amafaranga ntabwo ashobora kugura ubuzima. As simple as that. Ni nayo magambo ya nyuma Bob Marley yasize avuze. Aratabaruka, yazize kanseri. So hari n'ayandi magambo yagiye avuga mbere ko urugero avuga ngo umuziki nicyo kintu umuntu ashobora kugukubita kandi noneho ntubabare, aho ukabyishimira ko yabigukubise. That is music.
and that is Robert Nesta Marley. Ku bintu cyangwa se ku bantu bazi Robert Nesta Marley byinshi kuri ibyo ngibyo yagiye abivugaho. Hagati aho ngaho nanone turaje twasoreje kuri sina makosa, nongere nyigarukeho gatoya. Sina makosa ku bantu bose bakuru cyangwa se bo muri iyo myaka muri za 80 70 guhera muri za 75 kuzamura kugeza na n'ubu ngubu, ariko wenda dufashe kugeza kuri za 82 aho ni gushora kwibuka ko habayeho utuntu twinshi, yaba muri Kenya, yaba muri Tanzania za Sabasaba, yaba muri Uganda harimo icyo gihe ba Obote, ba Idi Amin, kuri ibyo bihe muri za 80. Tugende muri za Mozambique urasangamo ba Samora Machel, aho ngaho nabo n'abantu bagiye baba izo ndirimbo zagiye zihari bazumva neza cyane, izo ndirimbo ziri kuri hit. By'umwihariko nk'injo nakubwiye Sina Makosa, ni namavu nakubwiye nubwo turi mu kwizihiza umunsi w'intwari, ariko noneho nabo mu gihe cyabo cy'ubusore cyangwa se bakiri abasore hari zimwe mu ndirimbo zibibutsa icyo gihe. Bamwe mu abahari ubu ngubu wenda batabarutse, may their souls rest in eternal peace. So niyo ngiyo Sina Makosa ni imwe muri izo ngizo, ariko ntabwo bibujije ko no muri Mozambique hari bamwe bagiye bafata umwanya bajya muri Mozambique mu bikorwa by'ubutwari nk'ibyo ngibyo za Mozambique. Mu gihe cya Samora Machel tujye muri Mozambique, haro dufite indirimbo zo muri Mozambique, hari witwa Dillon Dilonja, arimo niba warabaye muri Mozambique ubwo ngubwo izo ndirimbo z'uwo mupapa uraza kuzumva nazo right here. Ako mbere yaho ngaho tushobora kusubira kwa Ziggy Marley, n'umwana wa Bob Marley. Hari indirimbo nigeze kukubwira ko muri BBC bafashe ko ariyo ndirimbo y'ikinyejana, and that is One Love, indirimbo yagisubirwamo n'abantu benshi, harimo noneho n'uwo mwana we witwa Ziggy Marley. Iyo ngiyo nayo turaje tuyumve mu kanya gatoya. Nibikubuze ko ushaka ko hari ahandi hantu twerekeza birakorohera cyane ukoresheje iyo number, bibaye byiza wakoresha SMS cyangwa se ugakoresha WhatsApp. Nuhamagara bwo ndi bukurye sini tu ntago nkubesha, ni agasini keza kumutse keza. Ariko nuandika message ndayisoma, nuandika WhatsApp nabwo ndayisoma. That is the deal. Ni the classic memories mwutseko ni kuri TV1. Je nitwa DJ Adams, kubanga bwijuma turi kumwe na Johnson. And Johnson twigire kwa Ziggy Marley, tuanze turebe indirimbo yitwa One Love. Bitabujije ko turi bukomeze n'izindi ndirimbo zagiye zibaho muri ibyo gihe zigatuma abantu bitekerezaho, bakumva ko wenda nubwo bari mu bihe bigoye wenda bizarangira. Aha ngaho harimo za rumba, harimo wenda indirimbo zo muri Congo, ariko ngeze kubwira ko na Mozambique zihari, Kenya, Uganda, Tanzania, ariko no ku rwego rw'isi nago zibujije kuba nabwo zari zihari, cyangwa se hari indirimbo zari zihari zituma abantu bo muri icyo gihe baharanira bamwe muri abangaba wenda abayobozi dufite na n'ubu ngubu mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afrika, mu Rwanda hose bakiri abasore. Zimwe mu ndirimbo noneho bo bumvaga zumve muri the classic memories today, right now, right here. Biroroshye cyane ibyo ngibyo nkuko nayikubwiye. DJ Adams Johnson ku buhanga bw'ibyuma, nyuma nanjye ubwo ngubwo ndaje nkumvira izindi, niyo mpamvu ndaje nkumvira hano then niguhirize. That's the deal. Nitwa Dillon Jinji wa musaza ngo uwo papa ngo Dillon Jinji ku myaka ye 98 aracyahari. Dillon Jinji wongo twaribaga mu ndirimbo ye Maria Teresa, we aracyahari. Ikintu yakoze uyu nguyu mu gihe cyo muri ango kera cyane muri za Mozambique, ngo muri za 80, koze ni indirimbo niyo muri za 70. Iyo ngiyo imbere za 80 mwese ko we yatangiye kuririmba muri 1940 na n'ubu arahari bongo. That yes, Jojo actually afite imyaka 98, and that is Dillon Jinji. So muri iyo ndirimbo akwibutsa muri Mozambique. Anga muri Mozambique kuri icyo gihe harimo bari bakiri abakoloni ba Portugal, cyangwa bavuga n'Igiportugal. So iyi ndirimbo ni imwe mu ndirimbo zabafashije mu kugira mu kwivumbura kuri Portugal, kwa kundi aba Mozambique bari bafite ururimi rw'iwabo still itwa Maracubenta, ni gutyo Maracubenta. Yes, ango ni muri Mozambique
noneho bo bafashe iki Portugal bakajya bakivanga n'indimi z'iwabo, ariko noneho bagakoresha icyo muri Portugal, bagakoresha style y'iwabo kugira ngo gusa bashobore guhanahana message, bashobore kwivumbura ku ba Portugal. Abo nguyu rero Dillon Njinji we ni umwe mu bantu bagizemo uruhare runini cyane muri ibyo bikorwa, cyane cyane nk'uko nakubwiye nk'ano mu Rwanda wumvise indirimbo nka Humura Rwanda iriya twatangiriyeho ya Kamariza, iyo ikwereka morale cyangwa se courage abantu bagiye bagira kubera indirimbo nk'iyo ngiyo bagiye kubohora igihugu cyabo. Rero nk'ubu Dillon Njinji nawe ni umwe mu bantu bagize uruhare nk'urwo ngurwo ariko noneho muri Mozambique, and that is Dillon Njinji. Mbere yaho gatoya wigeze kumva Ziggy Marley mu ndirimbo yitwa One Love, and that is One Love. Ntabwo ari indirimbo ye ahubwo ni indirimbo ya papa we yayisubiyemo hariya biyewe, and ayikora gutyo uko wayibonaga harimo abazungu benshi n'ibiki, aho yayikoreye umva ko yari public nini, abantu bayikunze iyo ndirimbo. Nayikubwiye ko ari indirimbo kugeza na n'ubu ngubu ibarwa ko ari iyo ndirimbo y'ikinyejana, ariko ngo ni kuri BBC. Hanyuma kuri album indirimbo yakunzwe kurusha izindi ni album yakunzwe kurusha izindi ni Legend, Still Legend. Iyo ni album nanone ya Bob Marley. Aho nanone ngo kuri reggae zose zacurujwe, iyo niyo album imaze kugurwa kandi ikomeje no kugurwa kugeza na n'ubu ya Robert Nesta Marley. Robert Nesta Marley niwe Bob Marley. So tugaruke gatoya ngo twatugeze kuri Dillon Njinji, nagiye nguha indirimbo zagiye zikoreshwa n'abantu mu gihe runaka, mu gihe harimo ibindi bikorwa bitandukanye barimo kuzikoresha nk'ingiyo Marakubenta. Bo bari bahari barimo guharanira bashaka kugira ngo bagire ubwigenge bigobotore ku ba Portugal. So aba Portugal nago bumvaga icyo aba Mozambique bo barimo kuvuga mu ndirimbo zabo, mu muco w'iwabo, muri style z'iwabo. Uyu nguyu rero Dillon Njinji we yashoboye kuhuza umuco w'iwabo, awuhuza mbese agenda bihuza na bimwe mu bintu byo muri Portugal, noneho birangira bibaye byo muri Portugal kurusha ukuntu birangira bibaye byo muri Mozambique kurusha ukuntu ari byo muri Portugal. Binarangira baje kubona ubwigenge. Kuri icyo gihe niwe wibuka president wari witwa Samora Machel, ni gutyo yaje kujya no ku buyobozi cyangwa se ku butegetsi, that is Samora Machel. Samora Machel uramuzi, umugore witwa Grace Machel. Yes, ngo nawe ni umugore nawe wakoze amateka, ariko amateka ye ntabwo ari amateka nk'aya ngo wenda yo kubohora igihugu cyangwa se ngo hari ibindi bikorwa bikaze cyane, wenda birahari of course, ariko noneho icyo azwiho cyane ni uko yabayeho umugore w'abaperezida babiri. Yabaye umugore wa Samora Machel. Samora Machel aza gutabaruka. Atabarutse hashize igihe abyumvise kimwe na Nelson Mandela. Icyo gihe na Nelson Mandela we yaravuye muri gereza amaze gutandukana n'umugore Winnie Mandela. Bahita bafatiraho bakora iyindi couple ya Nelson Mandela na Grace Machel. Ubwo ngubwo nyine umugore umwe umaze gushakana n'abaperezida babiri, tandukanye na perezida wa Mozambique ajya kubana na perezida wa South Africa ariwe Nelson Mandela. Mu gihe tuvuze kuri Nelson Mandela ubwo ngubwo niyo ni South Africa. South Africa nayo muri icyo gihe ntabwo yari yorohewe, still na apartheid, no kuvuga ibijyanye n'ubwige no ku ironda ko ubwoko cyane cyane dufate ironda n'uturere ngo ukomoka yewe nagwa kagombye kujya mu ishuri ry'abirabura, we nagwa kagombye kujya mu ishuri ry'abazungu gutyo. Hari indirimbo zagiye zibaho, hari n'abagiye bagira ubwo butwari nyine, bamwe bakanabifungirwa bakajyayo bakamaraho igihe kinini. Yutse ko Nelson Mandela ari umwe muri abo ngabo. Nelson Mandela yafunzwe none imyaka 27 arimo kuzirikise ngo kubera ko arimo guharanira ko abirabura bagira uburenganzira bungana n'ubw'abazungu muri South Africa. Muri abo mu ndirimbo zagiye zicurangwa hari nizo bacurangaga ariko noneho zigahagarikwa kugira ngo gusa ubwo butumwa bureke kujya mu abantu bareke kubyumva cyane ko music haracamo ubutumwa bukagera kure kurusha wenda n'amadisikuru n'ibindi. Muri izo ngizo harimo yitwa Bring Him Back Home, ngo yitwa Hage Masekela. Nabwo ari wenyine wakoze indirimbo zimeze nka gutyo.
gusa muri Afrika barari benshi cyane bagiye bakora indirimbo none zijyanye no kuririmba zifite ubutumwa bujyanye n'ubwigenge, zijyanye no guharanira ko igihugu kimera neza. Zimwe zigacibwa izindi bakazirekera gutyo, ariko nanone hari n'abandi bazikoraga batari n'abanyafrika, nkuko naguhaye urugero rwa Bob Marley. Nabwo yari umunyafrika ariko we yiyumvagamo Afrika no kurusha ahantu akomoka, yongeza Jamaica. Nabwo rero nyine wakoze indirimbo noneho bamwe bakazamagana, cyangwa se cyane cyane tugiye muri South Africa hari abantu bakoze indirimbo bakazamagana gusa kubera ko bumvaga zibavangira, zirimo kuvangira ubutegetsi buriho kandi bushaka gukomeza gukandamiza abirabura. Muri abo ngaho hari urugero rwa Eddie Grant. Uramuzi Eddie Grant? Okay, indirimbo ze turaje tuyigushakire imwe cyangwa ebyiri muri izo ngizo. But mbere yuko tugera kuri izo, reka tubanze tujye kunonaho ku banyafrika bo ubwabo bagiye bakora bene izo ndirimbo, kandi noneho zigakoreshwa mu gihe muri icyo gihe kijyanye no kwivumbura cyangwa se bashakisha uburenganzira bwabo, bikanarangira noneho banabugezeho. Muri abo ngabo barimo ba Hugh Masekela. Sivuze ko ba Lucky Dube batabikozeho, ariko nyine twigeze no kumva Lucky Dube ni umwe mu bantu bakoze indirimbo zimeze nka gutyo. Nagwa urugero rwa Together is One. Noneho nanubwo ari wenyine ko icyo gihe ba Brenda Fassie bari bahari, ba Steve Kekana bari bahari, ba Sifa Optics Mabuse bari bahari, ba Chico bari bahari. Uramuzi mu ndirimbo yitwa Nangu Mandela, uramuzi na Papa Stop the War, yonje ni mu ndirimbo Lia Chico, uramuzi Yvonne Chaka Chaka nawe yarahari. Ariko Hugh Masekela niwe nahisemo kumvisha kuri uno munsi, cyane cyane ko iyo tugiye muri The Classic Memories nyine tugiye muri twatuntu ni umwihariko tu, reka twigire muri iyo ngiyo utuntu tw'umwihariko, utuntu ushobora kuzasanga gusa kuri cyangwa se muri The Classic Memories. Aho ngaho niho nakubwiye ngo ibiganiro byahise ushaka kubibona bimwe muri byo ushobora kubisanga kuri Adams on Air 250, angone kuri YouTube. Kora subscribe, you'll find them there. Urabisangayo aho ngaho. That is The Classic Memories. So reka tujyane na Bring Him Back Home, cyangwa se mwamugaruye agataha, turamukeneye. Hugh Masekela muri iyo ndirimbo uraje uyumve mu gihe aho ngaho. Mwibutse ko hari n'abandi bantu noneho batari bari mu gihugu cyabo, ariko noneho bakaririmba indirimbo zijyanye no kunga abantu, kubafasha kugira ngo message ibageremo, ibafashe bashobore kujya hamwe, bashobore kurwanya ibikorwa bumva ko bibabangamiye cyangwa se bibatesha agaciro. Muri abo ngabo hari umwamikazi wa music, nigeze kubwira Brenda Fassie, nigeze kubwira Yvonne Chaka Chaka, ariko nago nakubwiye Miriam Makeba. Bashaka kumwumva right after Hugh Masekela, uraza kumva na Miriam Makeba noneho umve indirimbo ze yagiye akora. Na n'ubu ngubu zimwe mu ndirimbo zifatwa ko ari indirimbo z'ibihe byose Miriam Makeba arimo, mu gihe wenda ubu ngubu ushobora kuba urimo gutekereza ku bantu batoya, urimo gutekereza Tyler. Noneho twegereka tujye mu bantu ba kera, urasangayo Miriam Makeba. So Hugh Masekela Johnson, katujyane na Hugh Masekela ho gatoya, Bring Him Back Home. Imwe mu ndirimbo yakorewe Nelson Mandela ni mbere yuko anafungurwa, ariko yafunguye 1991. So let's go. And that is Pata Pata. Wa movie songo yitwa Miriam Makeba. Miriam Makeba yavukiye Johannesburg. Ni kera yavutse umwaka w'1932 uyu nguyu, and that is Miriam Makeba. No aza gutabaruka ejo muri 2008. Miriam Makeba wongowe. Noneho agatangaho muri za 50, ango nibwo yatangiye umuziki. 1950 nibwo yatangiye kuririmba wongowe. Nyuma mu mwaka w'1959 hari film yaje gukinamo, ifilm ijyanye no kwamagana apartheid, kwamagana ironda bwoko byaberaga muri South Africa. Nyuma yaho gatoya yaje no kujya muri Loni mwaka w'1963, none ajya kubyamaganirayo muri Loni 1963. Icyakurikiye nuko noneho leta ya South Africa yari hari kuri icyo gihe, passport ye bahise bamubuza kuzagaruka muri South Africa. That is uyu nguyu inde
no kubwira Miriam Makeba 1963 kwa kundi usohoka tu ukajya ahantu ukajya kuvuga ibibazo biri iwanyu n'ibindi nk'ibyo ngibyo none iwanyu bagahita bakwirukana. Ni gutyo byagendekeye uyu nguyu Miriam Makeba. Bihuze gatoya na bariya bihuze gatoya na ba Annonciata Mutamuriza, ukuntu nabo bameneshejwe bakajya kuba mu bindi bihugu, bakajya kuba za Burundi, bakajya kuba za Congo iyo ngiyo. Miriam Makeba nawe in 1963 we bamwirukanye muri South Africa ajya kuba umuturage w'isi, citizen of the world. Noneho yakirwa n'ibihugu 10. Yakiriwe n'ibihugu 10, yari afite passport 10. Mbese yemerewe kuba mu bihugu 10, acumbikiwe baba mu gihugu atembera yiberaho gutyo koze aho yagombaga kuba ari baramwirukanye. Aho ngaho ni mu 1963 hamwe na Belafonte, Harry Belafonte na numwe mu bahanzi bakaze cyane uke ko yamujyanye muri Amerika bajya gutangira no gukora music. Umwaka wa 1966 Grammy Awards zose zibaho zo muri Afrika, izi hari ubungu izatwawe n'izizatwarwa zose, umuntu wa mbere watwaye Grammys wa mbere na mbere nuwo mu mama Miriam Makeba. That is in 1966. Mwaka wa 1966. So Miriam Makeba impamvu ajemo hano ni ukuntu nawe yagiye aharanira ubwigenge cyangwa se aharanira kurondora apartheid muri South Africa, bikagera naho yirukanwa akava muri icyo gihugu akajya kuba mbese bakamumenesha akajya kuba mu bihugu byo mu mahanga. Gusa ngo kubera ko atahuje na leta, mbese leta itumva ibyo arimo kubabwira, usibye ko n'ubundi nyuma gatoya, nyuma y'imyaka 30 uke ko yabaye muri ubwo buhunzi, aba mu gihugu kimwe akava akajya mu kindi gutyo nabikubwiye ko yari yemerewe kuba mu bihugu 10 byamuhaye ubuhungiro byo muri Afrika. Yarafite harimo nka Algeria, yo ni igihugu kimwe none wumve ngo Algeria bya bihugu byo mu Barabu. Ejo ndi nabonye abantu barimo gufana Senegal kurusha ukuntu bafana Maroc, ariko no kuri icyo gihe icyo gihugu cyo cyamwemereye kugira kubayo kubera ko tayari South Africa bari bamwirukanye. Imyaka yageze kuri 30 atemerewe kuba muri icyo gihugu. Mwaka wa 1991 Nelson Mandela abafashe ubuyobozi, nabwo amaze imyaka 27 muri gereza. Je mwumva ko ibintu nubwo abantu babikinisha ari ibintu biba bitoroshye. Umuntu umaze imyaka 27 muri mabusu uvuye mugiye kuba president. Hako byo ni ibintu byumvikane abantu batajya bamenya ko ubuzima buhinduka. Hano nabwo byarabaye, president yavuye muri presidence itajya mabusu. So ntekereza ko ubuzima budahinduka, sorry for that. Nguhaye urugero, Nelson Mandela avuye mabusu agiye kuba president. Hano witwa Pastor Bizimungu, president icyo gihe yavuye muri presidence ajya mabusu. So hasi hejuru hasi ni ibintu bibaho byo ngiye ushobora ko ufite cash zawe akakanya ejo ushobora kuba umuyobozi ejo ukaba nta kintu uvuze. Nizo ngizo ni deal zagiye zibaho, ni ibintu byagiye bibaho mu mateka. Nguhaye urugero bw'abantu bagiye bameneshwa none wakazamo ubwo butwari butuma bongera bakagaruka mu gihugu. Nguhaye urugero rwa Miriam Makeba, nguhuriza na Annonciata Mutamuriza uzwi cyane ku izina rya Kamariza. So Miriam Makeba we niyo mpamvu naguhurije we na n'uyunguyu Kamariza, because stories zabo zijya kumera kimwe. Nabo n'abantu bameneshejwe bajya kuba mu bindi bihugu bitewe gusa n'ukuntu n'ubwoko bwabo cyangwa se nuko bo bumva ibintu. Nka Miriam Makeba we yari yakoze film muri 59 yerekana ukuntu barimo kurwanya ibijyanye n'irondaru nituvuga apartheid ku bantu wenda babyumva neza, wenda ku bana batoya kwa kundi ibintu byabaga bitandukanye. Umuzungu akaba reka tubitabera y'umwisi umuzungu wenda nabwo wasanga bibabaza, nguko natwe iyo tugiye iyo ngiyo za Burayi bakakwita umwirabura ubabara. Rero niyo bari hano y'umwisi umuzungu ntekereza ko nabo bababara. So wenda simbizi sinjye mbita abazungu
umwege mu bita abazungu mwise umuzungu wanabigenda gute wanabyishimiye cyane ko mwise umuzungu ntekereza ko nabyo ari ukuronda uruhu iyo uvuze ngo ndore uriya no muzungu none ukababazwa nuko iyo ugiye mu Bwongereza cyangwa no mu bindi bihugu byo Burayi na Amerika iyo bavuze ngo dore umwirabura bikakubabaza mu gihe uri wanyu bita abazungu kumva ko bitababaza that's a story for another day no bizi neza ukuntu bigenza so apartheid ni kwa kundi niba ari isoko hajyamo birabura gusa nta muzungu ujyayo wenda umuzungu yajya ari kumwirabura naguyemerewe kujyamo niba ari muri bisi akaba ari bisi zijyamo abazungu gusa birabura nibajyemo gari ya moshi gutyo mbese hakaba hari ibikorwa byemerewemo abazungu hakaba n'ibindi byemerewe abirabura gusa ibyo ni apartheid ni kuri South Africa byari bimeze noneho kugira ngo babirwanye naguhaye ingero z'abantu bagiye bakora batabaye wenda abasirikare kugira ngo wenda babirwanye cyangwa birwanwe mu buryo bwa gisirikare cyangwa se mu ntambara zisanzwe tumenyereye bo bagiye bagira uruhare mu kuririmba mu kubyamagana naguhaye urugero nguha Miriam Makeba naguhaye Haji Masekela naguhaye inde winguyu Lucky Dube hari n'abandi benshi so hano mu Rwanda nabwo hari abandi nabo bagiye bakora indirimbo zimeze nka gutyo zijyanye no gutera courage abasirikare bamwe muri bo banabayeho abasirikare ndaguha urugero rwa Annonciata Mutamuriza harimo n'abandi wenda tutakwirwa tuvuga hano wenda ushaka nakongeraho abandi babayeho muri group yitwa Indahemuka abantu babaye mu Indahemuka wenda bo barabizi neza iyo uvuze Indahemuka naho harimo industry y'ikindi gihe cyane ko uzasanga wenda ari naho harimo ijambo indangamirwa ariko ngo iyo wumvise indangamirwa ngo ni bande bitandukanye cyane n'indangamirwa original version cyangwa se ubaze mukuru wawe ubaze mama wawe ubaze papa wawe ngo ubundi indangamirwa byabaga bisobanuye abantu bameze gute iyo ugiye kureba abitwa indangamirwa ubu ukamenya n'indangamirwa za nyazo icyo byari bisobanuye ni ibintu bihabanye bidafite nanabyita n'agasuzugura ubu like for real ni nagasuzugura actually sino kuvuga ngo nabyita gasuzugura because indangamirwa bari abantu bakaze pana ibingibi biba bihagaze mu mihanda you see so indangamirwa no kugira kuri icyo gihe cy'Indahemuka naguhaga urugero rwa Annonciata Mutamuriza harimo n'abandi bari bahari kuri icyo gihe kadufati ba Patrick Gihana umwe mu bantu nabo babaye muri abo ngabo Indahemuka bo bari barimo nk'abaririmbyi arabahanzi mu Indahemuka Kamariza we yabayeho n'umusirikare yari sergeant ndekereza ko nabo ngabandi nabo babaye abasirikare kimwe nuko hari n'abandi nanungu bari bari mu icyo gihe cy'inkotanyi cyangwa se cyo guharanira guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi bamwe muri bo bakubwira ko babayeho muri abo basirikare ko mu by'ukuri nta gisirikare bakozemo ariko n'abandi bagikoze ibyo nabyo ni story y'ikindi gihe so Miriam Makeba uwo ngo tayari we wamwumvise Annonciata Mutamuriza nawe story ye wayumvise numwe mu bantu nawe bafite hari ukuntu amateka yabo ajya gusa Miriam Makeba na Kamariza kuri uno munsi twaribaga ku munsi w'intwari so nubwo izo ndirimbo zari zihari ariko ntabwo byabuzaga ko hari n'izindi ndirimbo abantu biyumviraga kandi bakumva biri mu bihe byabo bumva bishimye bitandukanye nuko bari muri ako kababaro kuko barimo gutotezwa n'ibiki ariko bagahurira ku ndirimbo runaka bakumva zirabashimishije tugaruke hano mu Rwanda ho gatoya aho ngaho ushobora gusangamo amagroup yarahari hano dufata urugero Impara bari bahari icyo gihe cyose imbere muri za 90 na mbere yaho Impara zari zihari right nekereza ko ibyo ngibyo ushobora kubona bizi kundusha rero niba bari bahari urabazi mu ndirimbo nyinshi je hari yo nkunda cyane nuko gusa kuyibonera amashusho ari bimwe mu bintu bigoye indirimbo nkunda kurusha izindi niwumvaza ngo mu indirimbo z'Impara indirimbo ukunda kurusha izindi ni nakubwira ngo indirimbo yitwa Niba Utaravuzwe iyo niyo ndirimbo yanjye giye ku giti cyanjye that's my song
nyikunda kubi niba utaravuzwe that one is my song. Nitujya ku bandi umwenda umvaze ngo ugiye kuri byumva uhore. Ushobora kuba nkunda indirimbo ze nk'ebyiri cyangwa eshatu. Hari yitwa bibananiza iki, hari n'indi yitwa fagitire. Izo ngizo nizo zanjye nshobora kwicara n'umunsi wose nkayumva nkongera nkayumva sindambirwe kuyumva, kimwe n'iyo ngiyo yindi yitwa niba utaravuzwe. Ariko kubera ko zimwe muri zo utashobora gupfa kubona amashusho yazo, ndavuga video kugira ngo uzibone hano muri The Classic Memories, icyo nagukorera hari indirimbo nawe wakunze, ntekereza ko wayikunze, iyo ngiyo hari indirimbo yitwa Anita Johnson. Tujyane na Anita ho gatoya, ndabona n'amasaha nayo arimo kwiruka, ubundi binabaye byiza nagusezeraho nkubwira ngo byari sawa cyane ko twabanye muri The Classic Memories. Anita iraje, ariko nanone mbonero ko kubifuriza ibihe byiza. The Evening Rush ni ikiganiro cyo kuri Radio 1 kuva ku isaha saa 12 kugeza ku isaha ya saa 2 za nimugoroba. Ni buri munsi kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu. So bivuze ngo iki ejo ku isaha saa 12 uzabe uhari uparitse fresh. Icyo genja gusaba ni akantu kamwe konyine koroheje, gusaba kuba uhari byonyine, noneho ukaregera bafure zawe cyangwa se umuziki wawe, ibindi ukabiturekera kandekera hano giye nkaguha indirimbo imwe nyuma y'indi. Noneho ikindi kintu uba ubizi neza kuzahura nacyo nuko ni indirimbo atari za zindi upita ngo sinzi waruri muri mu isoko wisanzeyo, ugiye kuri babandi bacuruza indirimbo ku muhanda wisanzeyo, ugiye mu kabari wisanzeyo, ahubwo ugiye nguha izo uzasangayo mu mezi yari imbere. Yes, ngongo turi mu kwezi, twatangiye ukwezi kwa kabiri, nshobora kuguha izo uzasangayo mu kwezi kwa gatatu, kwezi kwa kane, kwezi kwa gatanu. Iyo ngiyo niyo The Evening Rush. The Classic Memories, wo twibukiranya ibihe byahise, ibihe bya zamani, bimwe mu byo utumvise fresh. Egera umuntu mukuru umubaze ngo ibingibi koko niko byagenze, arabikubwira. Noneho egera Google, zirahari. Aba bantu bagize ubutwari batuma igihugu kimera neza, iterambere riraza, internet irahari. So ntuzitwaze ngo nago mbizi. Internet nago ifite kugira ngo ukoreshe kuri WhatsApp gusa wohererezanye utuntu turaho ngaho. No, genda ukore research yawe, noneho umuntu nanakubwira ikintu urebe niwe yakubwije ukuri. Apana gusa mbese gira n'ubutwari. Actually tugire ubutwari bwo gusoma, apana ubutwari bwo kumva gusa, cyane cyane ko kumva harimo amabwire menshi. Fata tukure bya bindi ngo ushaka guhisha umunyarwanda ubishyira mu nyandiko, tubikure ibyo ngibyo. Internet irahari, ibinyamakuru birahari, ibitabo birahari, bibaye byiza twabisoma, cyane cyane ugiye kubaza abaviye bacu impamvu bazi ibyo bazi nuko basomaga. So natwe tushatse twagira ubwo butwari, nabwo butwari nakwifuriza, undi andi mabwire yose doesn't work. So mukomeze mugire ibihe byiza. Thanks a lot for being part of The Classic Memories. Iyo telefone yo irahari, ushatse twakomeza story aho ngaho, ubu ushatse wahamagara ndakwitaba tu, ariko memories zo zirakomeje. See you next Sunday. See you ejo muri The Evening Rush. Asante sana Johnson wowe twabanye kuri technique. Asante sana nawe wafashe umwanya tubana kuri TV1. Have a very good Sunday. Be blessed.